igihugu kiba kirimo imirwano idasanzwe, imirwano ubona ko irakabije cyane, amasasu ateye ubwoba ku rwego utabona uko ubivugamo se cyangwa utabona uburyo ubisobanuramo, ubwo tubona umuryango uba ufite umwana witwa Shadia w'umukobwa, aba ari umuryango ukennye pe, ukennye ku rwego ruhagije, ariko mu gihe kitari gito cyangwa se mu minota mike cyane, tubona baje kubatera muri urwo rugo, abafite ababyeyi bombi gusa baba bashaje, bashaje kuri rwa rwego ruvuga ati mpe aba bantu barashaje pe, ubwo babageraho bakabica, ntibaba babasha no kuba bakwirukanka ngo bave aho bajye kure, mu gihe bari kubica Shadia aba yihishe ku ruhande, aho yabonye ko mu nzu yabo hinjiye abantu ariko akihisha, biramubabaza cyane bikanamutera umutwe ukabije cyane, ariko agakomeza kwihangana, akajya mu baturanyi akabatabaza, akababwira ati basi bamufashe, bose bakamwitakana n'iki, aba ari ibintu bibabaje cyane, baba bakennye kuri rwa rwego no kubona icyo kurya, aba ari kubanza kujya gusaba, biba ari ibintu bibabaje cyane, inzara iza kumwica atangira kujya arwara igifu bikabije cyane, biba ngombwa yuko azajya kureba mu turima, mu mirima, aho bagiye basigazamo ibiribwa bimwe na bimwe, akabifata akabirya, ariko byari bibabaje. Mu gihe kitari gitoya haje abantu bari gusaba ko bamwe mu bantu b'imiryango imwe n'imwe baza kwiyandikisha bakagira uburyo ki bajya mu bindi bihugu kugira ngo bagire uburyo babafashamo, bagende bameze nk'aho ari impunzi, ubwo aba ari igihugu cyabafashije kugira ngo bigende neza, bamwe babanze baboriyante mu bihugu bimwe na bimwe kugira ngo babanze bahangane n'ikibazo bafite cy'ibindi bihugu byabateye, ubwo bamwe na bamwe baza kwiyandikisha, ariko mu bigaragara byo udafite akantu ntiwari kwiyandikisha muri aho ngaho ngo bishoboke, ubwo ngubwo nubwo byari byaratanzwe no kuba ari igihugu baramennye inyuma yabo, ntibivuze yuko no kuza kwiyandikisha utari gutanga akantu ka ruswa, bamwe na bamwe kwinjiragamo byari ruswa, kereka abagize nk'Imana ntibabe ruswa, ariko ntibabake ruswa, ariko yabaga ari ruswa. Shadia yabuze uburyo abigenza, yabuze uburyo abyifatamo, yabuze uburyo nawe yasaba se cyandikisha akigendera akajya gushaka ubuzima ahandi, ko yabonaga nta kindi kintu asigaje, wo ku muryango wo kwa Shadia bavugaga ari abana batanu, bane ari abahungu, ari umukobwa umwe, abahungu bose barapfa, asigara wenyine, nawe nyine ababyeyi be bacungiragaho nabo baramusiga, rero nta kindi kintu yari asigaje aho ngaho uretse kujya gushakira ubuzima mu kindi gihugu, ubwo ubuzima bwarakomeje, barakomeza barabandika, Shadia abona nta bundi buryo yakwiyandikisha arituriza, mu gihe cyo kugenda bari kugenda ku kibuga cy'indege bakabajyana nk'impunzi, ku kibuga cy'indege byasaga nk'aho hari akavuyo, hinjiraga buri muntu wese, ubwo Shadia nawe yaragiye aravuga ati reka ngerageze amahirwe yanjye, ndebe yuko wenda bishobora gukunda yuko banyakira cyangwa se nkagenderamo. Mu by'ukuri tugarutse inyuma kuri wa muntu wakaga abantu ibyangombwa byabo n'iki kwiyandikisha kugira ngo bajye mu bindi bihugu, yakoze mistake yibagirwamo umwanya umwe mu ndege, biba ngombwa yuko Shadia yinjira mu kavuyo, haba hari umuryango, umumama aba afite abana bane, Shadia akabisungamo akaba uwa gatanu, kubera akavuyo kaba kari kuri airport, umugore yaciyeho yerekana icyangombwa, aravuga ati aba nibo bana bawe, yego, ntabwo yikirije areba inyuma, ahubwo yikirije ari gutunganya utuntu twe mu isakoshi, amadokima ayatunganya neza muri envelope kugira ngo bagende binjire mu ndege, na Shadia yari arimo, abagize Imana arinjiye, yarihuse cyane ahita yinjira mu ndege, arasenga ati Mana umfashe ntihagire umuntu umfata, ndakwinginze. Ubwo igihe cy'indege cyo guhaguruka cyarageze, baza kubara abantu barimo, basanga indege iruzuye, nta muntu n'umwe uburamo, nta n'uwiyongereyemo, gusa bari babemereye kubajyana, ariko ibiryo bakabyigurira, naho bazajya bakabemera kubacumbikira, ariko bakazishakira imibereho.
ubwo barahagurutse baragenda, hagati mu rugendo abandi bose baguze ibiryo bararya ariko Shadia nta biryo yari afite kandi yari akimeze nabi yihagararagaho, umutwe umurya, igifu kubera kutarya no gutekereza cyane. Yabuze umuntu umuha n'akantu na gato, yacunze abantu baguye agacuho basinziriye, acunga bamwe bari abakire bataye ibintu hasi, aragenda arabifata aba aribyo arya, abona basi abonye agahenge nawe arirambika arasinzira, byari biteye agahinda mu by'ukuri. Ubwo bageze muri icyo gihugu babaha inkambi bajya kubamo, banabashingira akantu ka centre de santé aho hafi bazajya bifashisha mu gihe barwaye, bagakomeza kubaba hafi mu bihe bigiye bitandukanye. Shadia yaje kugira ikibazo cyo kurwara bikomeye cyane, igifu kiramukomerera birenze ndetse n'umutwe. Shadia kumuvurira kuri centre de santé byabaye ikibazo gikomeye. Umuganga ukomeye ku isi yitwaga Freeman yaraje aravuga ati ngomba kujya kuvura abana cyangwa se abantu bavuye mu kindi gihugu baje bari mu nkambi. Yaravuze ati ngomba kujya kurebayo abantu, barambwira ati no doctor ntabwo ari ngombwa yuko ushaka kujya hariya, ahubwo abarwayi bashaka kuboherereza ambulance zikabazana hano kwa muganga. Akavuga ati okay nta kibazo ariko najya no kubareba nkabasubira ku bitaro byaho. Yaramanutse aragenda ajya gusura, yasanze mu bantu bari barembye bari aho ngaho cyane, umuntu wari urembye cyane ni Shadia wari ufite ikibazo cy'igifu, afite n'ikibazo cy'umutwe. Ntabwo yiriwe ahamagara ambulance, n'ubundi yari yaje afite imodoka ye, yandikiye abaganga bose, n'ubundi bari bamuzi. Arababwira ati uno mwana mumworiyante mu bindi bitaro ariko ndagenda amujyanye. Yafashe Shadia amushyira mu modoka aramujyana. Mu gihe ari kujyana Shadia kwa muganga, Shadia yagezemo hagati ashaka kuruka ariko akajya aruka ubusa, akaruka akaruka ubusa bikanga. Muganga yarabirebye nk'umuntu w'umuganga ukomeye ku isi, byaramurenze. Yarasohotse ajya ahantu ku ka alimentation agura akantu k'akaji n'utuntu tumufasha duke aratuzanira ngo atumuhe. Akitumuha abona byose biragarutse, aravuga ati uyu mwana afite ikihe kibazo koko. Yaramwihutishije ahita amujyana kwa muganga, yamugejeje kwa muganga asigaranye umwuka muke cyane, biba ngombwa ko abanza kumwongerera umwuka. Babanje kumurwaza igihe gitoya kugira ngo barebe icyo bamufasha, bibona ko akwiye kubanza kubagwa. Byari ibintu bikomeye cyane, byari ibintu biteye agahinda. Abantu bari bafatikanyije n'uwo mudokita ukomeye ari we Freeman, baje kumubaza ese dogita uriya mukobwa turamukorera ifishi gute, tuzamubaga gute iwabo batabanje kuza gusinya n'iki, bizagenda gute? Freeman yaravuze ati mpa iminsi 2 gusa ndabamenye imva n'imvano z'uyu mwana kandi nzaza tumuvure neza, ubwo tuzamubaga nko ku munsi wa 3. Freeman yaragiye asubira muri ya nkambi, aragenda abaza liste se cyangwa se abaza urutonde rw'abantu binjiye muri icyo gihugu, arareba arasoma aburaho izina rya Shadia. Arareba buri kintu cyose aburaho izina rya Shadia, biramucanga aravuga se Shadia yaje mu buhe buryo? Ubwo yanyuze muri buri muryango akajya ababaza Shadia, akamubwira ati Shadia ntawe tuzi. Byaje kurangira ageze ku muntu w'umumama, aramubaza hari umukobwa uzi witwa Shadia? Arambwira ati oh hari akana nzi twari duturanye, ababyeyi be barapfuye, yari afite na basaza be nabo baza kugira ikibazo bitaba Imana. Byari ibintu bibakomeranye n'uwo Shadia nzi. Ubwo yari yamufotoye ifoto arayimwereka, ambwira ati se n'uyu? Ati n'uyu nguyu. Shangu yabuze amahirwe yo kuza inaha n'iki, ariko nyine ni uwo nguwo. Ambwira ati okay muri make nta famiye afite? Yego nta famiye afite, ni imfubyi. Freeman byaramubabaje, yarambwira turakoze kumpa amakuru. Yarakase aragenda yifatira imodoka ye arataha, arabanza aca iwe aragenda araryama.
iwe yagiragayo umukozi umufasha uturimo tugiye dusanzwe, aragenda araruhuka. Saa kumi n'imwe zigeze umukozi aramubwira ati ndatashye, iminota yari igeze arambwira ati oke ntacyo bitwaye. Ubwo uwo mukobwa yaragiye, Freeman asigaye ari gutekereza cyane. Yaragiye asubira ku bitaro, aragenda akorera ifishi umwana, byose abyishyiraho, aravuga ati ngiye kugerageza tukuvure uko nshoboye. Bapanze operasiyo yo kujya kuvura uwo mwana, Shadia kumubaga n'iki, byari ibintu bikomeye cyane. Bamujyanye mu cyumba cya operasiyo ngo bamukorere. Dr Freeman niwe wavuze ati uyu mukobwa ninjye uri mu mwivurire, mwitondeho gatoya. Ubwo bamujyanye muri operasiyo baramukorera buri kimwe cyose, ibintu biba byiza, baramuvura bamusubiza mu cyumba cy'irijanse ku ruhande, baramuryamisha, amutumiriza ibiryo, amwitaho bisanzwe. Yamaze hafi nk'ibyumweru bibiri atarakanguka, nyuma y'ibyumweru bibiri nibwo yaje gukanguka. Yarakangutse yisanga ahantu kwa muganga heza cyane hatandukanye no mu nkambi aho babaga biramucanga, yahise yeguka, ariko agiye kweguka abura imbaraga. Ubwo aho hafi hari hari umuntu umurwaje, uwo muntu umurwaje twese tubona ahamagaye kuri telefone, aravuga ati arabyutse dogita. Mu gihe kitarenze iminota mike wa mu Dr Freeman niwe wahise aza, ndavuga ati wawu wabyutse, ati yego nabyutse. Arambwira ati oke, so rero ubu ngubu tugiye kuganira, ubyutse twaragukoreye operasiyo, nabonye ushobora kuba ufite ikibazo cy'igifu cyane, tugukorera utuntu dusanzwe ariko ndizera ubu ngubu ushobora kuba umeze neza, none se nkeneye kuvugana nawe. Ubwo yahise areba wa muntu wari urwaje Shadia, amwicira akajisho, ni nko kumubwira ati va aha ngaha twivuganire. Yaramubajije amubaza buri kimwe cyose, Shadia nawe yaramubwiye atanyuze ku ruhande, amubwira buri kimwe cyose uburyo yabayeho, amubwira uburyo ki yaje muri icyo gihugu, umutwe uri kumurya, igifu kimurya, yarabuze ibiryo n'iki, ibyo ari ugutoraguza no gusabiriza, biza kumuviramo kurwara igifu gikomeye cyane. Niyo mpamvu yari ameze uko nguko. Yasoje asaba Dr Freeman ati umbabariye basi ukambonera n'akazi ko gukora mu rugo k'ahantu waba umfashije, njyewe ntahongera mbarizwa, nubwo naje mu bantu bariya bameze nk'impunzi, ariko nabo ntago banyishimiye cyangwa ntago banyitaho nk'uko bikwiye. Ubwo ngubwo byaramucanze, Freeman aravuga ati oke, ndagerageza uko nshoboye ndebe uko nagufasha bikaza gukunda kandi bikagenda neza. Ubwo yamutumirijeho utwo kurya tworoshye, aramuha ararya, afata no ku mbuto, arakomeza abaho neza, amubeshaho muri ibyo bitaro. Arambwira ati rero dufite gukora operasiyo ya kabiri ariyo ya nyuma, nabonye dushobora kugukorera ebyiri. Bamusubijemo mo imbere bajya kumukorera operasiyo ya kabiri. Iya kabiri niyo bamufunguye neza, baramureba, baramukorera neza, baranamwongereza n'igifu, byari byiza cyane. Bamwigisha no kutagira amasiteresi menshi no kutita ku bintu cyane, ahubwo akagerageza kubibalensinga, kubireshyeshya ibibazo, ntihagire bimwe biruta ibindi bitamutera siteresi. Bakomeje kumuvura, yahamaze hafi nk'amezi 5 ari uwo muganga umwitaho. Freeman yatangiye kujya yumva yishimiye Shadia, buri gitondo akaza gusuhuza Shadia, akamuzanira amafuru, imbuto, akamuzanira buri kimwe cyose, akamwitaho. Byari ibintu bishimishije cyane, ndetse na Shadia nawe bikamushimisha, ariko ntiyabitindagaho cyane ko atanazi yuko uwo muntu uri kumuvura ari we wa mbere ku isi mu kuvura. Yakomeje kumurwaza nk'ibisanzwe, arakomeza ararwara. Umunsi wo gukira ugeze umunsi wo gusezererwa ofete ngo agende basi akurikiranweho mu rugo, bamuzana icyangombwa cyerekana yuko agiye gusubira
mu rugo yarababaye cyane ararira, aravuga ati Mana nsubiye muri bwa buzima koko, Mana wakihanganye ukampindurira ubuzima basi, nkagira uburyo mbaho bushimishije, uburyo bwiza cyane, Mana wakihanganye ukamfasha. Muri uwo munsi bamusezereyeho ntabwo aba yegisipegitinga uburyo ki agiye gusubira mu nkambi, yagiye kubona abona umuhungu umwe wari umurwaje imbere, abona araje aramubwira ati bite Shadiya, arambwira ni byiza, arambwira ati oke nje kugufata hari ahantu ugiye, oke nta kibazo. Ubwo yaramufashe amuhagurutsa ku gitanda, amufasha serumu, haza n'undi munasi umwe nawe aramufasha, barakomeza barafashanya, baramujyana bamugeza hanze, abona n'imodoka nziza cyane ije kumufata, baramubwira ati icaremo, arabwira ati basi munsubije mu nkambi, baramubwira ati wicare tugende, baricaye baragenda, bageze aho bagomba kujya, abona bakase mu gipangu cyiza cyane, mu gipangu cyiza utapfa gutekereza, cyiza, nimvuga ngo binjiye ahantu heza ntabwo ushobora kubyibaza ngo cyangwa ngo ubyimajine. Ubwo ngubwo bakigera muri iki gipangu basohotsemo, bamwakiriye nk'umwamikazi, bamwakiriye neza cyane, baramufashe baramwinjiza, baragenda bamushyira mu cyumba ahantu heza cyane, abona haje umuntu wo kumwitaho, aramubwira ati nujya ushaka icyo kurya ujye umpamagara cyangwa se ukande kuri kano kantu nzajya mbyumva nze nkurebe. Ubwo ngubwo yinjiye muri icyo cyumba araryama, aravuga ati Mana ntabwo nzi ahantu ndi, ntabwo nzi uko biri kugenda, ariko ndagushimiye basi kuba ndi hano hantu batansubije mu nkambi. Ubwo yararyamye arasinzira, bigeze mu masaha ya nijoro, Freeman yaratashye, tubona atashye muri rwa rugo rwatashyemo Shadiya, arasohoka arinjira, abantu baramwakira neza, aravuga ati Shadiya ameze gute? Bosi Shadiya ameze neza nta kibazo, gusa yari asinziriyeho ariko ntabwo ararya. Wati? Ni gute mushobora kureka umuntu akaryama atariye, mubizi ko arwaye arembye, akaryama atariye nta kintu na kimwe afashe? Ibyo bintu ntabwo ari sawa pe. Ubwo yarazamutse aragenda ajya mu cyumba cya Shadiya, arebye asanga arasinziriye, yaramurebye ariruhutsa, arangije arongera asubira yarifungira, aragenda ajya muri dushe aritunganya, ajya ku meza. Muri iyo nzu yayibagamo wenyine n'abakozi be gusa, nta wundi muntu babanaga, yari umuganga urenze ku isi, ariko yari atarashaka, yari akiri ingaragu, ari wenyine, ariko abayeho neza utapfa kubikeka, akiri mutoya cyane. Shadiya yaricuye yumva ashatse ikintu cyo kunywa, ntabwo ari kuzana imiteto ngo akande ku bintu bamubwiye bamuzanire, ahubwo yaravuye mu buriri, yari afite imbaraga nkeya, yifasha serumu, arangije aramanuka gake gake ngo aze basi arebe ko yagira ikintu asaba agashyira mu nda. Yaramanutse gake 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 gake, yageramo hagati akicara ku ma esikariye, akaruhuka, akongera akamanuka gake 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 gake, birangira ageze muri salo. Freeman aramubona aramubwira ati wati? Shadiya kuri kwigenza bite, byagenze gute? Iyo ugira ikibazo kuki utaduhamagaye? Arambwira ati ntacyo bitwaye, ni ukuri numvaga basi mfite utubaraga duke, numvaga basi nashaka uburyo ki nimanura nkaza nkareba ko nabona ikintu. Arambwira ati oke nta kibazo, ngo twicarane ku meza turye. Baragiye bicarana ku meza bararya, ubwo yahise azana akantu kameze akantu gahagaze, ashyiraho serumu ye, nawe aramwicaza barasangira. Gusa Shadiya yaryaga ari kurira, ari kureba Freeman,
akambwira ati se weho uri muntu ki? Ko naherutse umvura nkaba mbona tukiri kumwe. Arambwira ati tuzagira igihe cyo kuganira banza umere neza. Ubwo ngubwo mu gihe barangije kurya bari bicaye muri salo bari kureba amakuru, babona bari gucishaho Freeman mu makuru nk'umuganga urenze ku isi. Hari ahantu yagombaga kujya kuvura umuntu wari ufite ikibazo cy'umutima. Shadiya arabibona biramutungura, aramureba aramubaza, ni muganga ukomeye ku isi? Aramubwira ati no wibyitaho, ni ibintu bisanzwe, nta bintu birenze, gusa nyine ndi umuganga. Toke. Ubwo amasaha yo kuryama yarageze, bose bajya kuryama. Haciyeho igihe kitarenze amezi 4, twabonye Shadiya yarakize cyane, asigaye yigenza, asigaye ameze neza cyane, utamenya ko ari Shadiya wa mbere. Tubona na Freeman bari kugenda ahantu bagiye gusangira. Freeman areba Shadiya, arambwira ati Shadiya, urabizi ko ngukunda kandi ngukunda cyane. Rero tumaze igihe nkurwaje nkubwira yuko ngukunda ariko utaramenya neza, ariko uyu munsi niho tugiye kugenda twicara ahantu ukambaza buri kimwe cyose wumva ushaka. Ubwo Shadiya yaramurebye arambwira ati nta kibazo rwose, nanjye ndakubwira uwo ndiwe. Freeman aramureba aramubwira ati nta kibazo rwose, urambwira pe, gusa weho ibyinshi byawe ndabizi. Ibyinshi byanjye urabizi? Bizi gute se kandi ntarabikubwiye? Tubireke tubanze tugere aho tugiye. Barahageze, mu kuhagera barabahaye ahantu hari pleve, baragenda baricara. Ariko mbere yo kwicara Freeman yarebye Shadiya arambwira ati uhaguruka nkakubwira akantu gato. Arangije aramuhobera cyane, arambwira ati Shadiya ndagukunda, ntabwo nzi impamvu nisanze muri iyo situation, ariko ndagukunda. Shadiya arambwira ati nanjye ndagukunda Freeman. Ubwo Freeman yamusomye ku gahanga, barangije baricara baraganira. Freeman yamubwiye uwo ari we, amubwira buri kimwe cyose, amubwira nawe uburyo afite umubyeyi umwe yabayeho mu buzima bugoye, ariko yari afite inzozi zo kuzaba umuganga ukomeye, birangira abaye umuganga ukomeye koko, umuganga urenze ku isi. Aramubwira buri kimwe cyose, nawe amubwira ko amuzi, yamumenye igihe yari arwaye, yamushatseho amakuru bitewe n'uburyo bagombaga kumukorera ifishi kugira ngo bamuvure cyangwa se ajye muri operasiyo. Byose barabiganira. Shadiya yarabyumvishe ararira, ni nko kumwibutsa ibintu bye byose. Freeman yarahagurutse afata intebe aragenda yegeranya n'iye, amwiryamisha mu gatuza, aramubwira ati Shadiya ugira ikibazo ndahari kandi ibintu bizagenda neza. Bakomezanyije ubuzima, Shadiya nawe akomeza kumukunda birenzeho, barakundanye, urukundo rwabo ruraryoha. Ubwo ko yari yaciye igihe Shadiya arwaye, afite n'utubazo tugiye dutandukanye, kubera ko nanone Freeman yari afite kujya kuvura umuntu ufite umutima. Mbere y'uko yajyaga kuvura yabanzaga guhabwa igihe cyo kuruhuka, byibuza nk'ibyumweru nka 2 kugira ngo agende ameze fresh, agende ameze neza. Yafashe icyumweru kimwe abwira Shadiya ati reka tujye kuruhuka, turuhukane basi, nzagaruke mara ikindi cyumweru mbone kujya mu kazi. Ubwo bagiye ahandi hantu bahindura place, bava mu rugo baragenda bajya ahantu kuri hoteli nziza, ahantu hatuje, baragenda bagiranayo ibihe byiza, barishimana birenze. Banavuyeyo Freeman yateye ivi, bamwe mu nshuti ze zimwe zarababaye, abandi birabashimisha cyane kuko hari abakobwa benshi bamwirukagaho, ariko yarabimye mu mwanya n'umunsi n'umwe. Bari bishimye, basubiye mu rugo bishimye cyane,
basubiye mu rugo hashize iminsi nk'ibiri itatu, Freeman yafashe indege aragenda asiga Shadia arambwira ati uziyiteho kandi ujye ugerageza kurya ndakwinginze utazongera kurwara. Yari kumarayo hafi iminsi 5 bari kwita kuri uwo muntu. Ubwo Shadia hari hashize nk'iminsi 3 umugabo we agiye, niko nabivuga se cyangwa sheri we, yatangiye kugira impinduka zidasanzwe muri we, ubona ko umubiri we uri guhinduka bidasanzwe. Yatangiye kuremba mu buryo butunguranye ariko ntabwo byari biri grave. Yagiye kuryama nk'ibisanzwe ariko abakozi babonaga batangira kugira ubwoba bitewe n'uburyo yaje ameze. Gusa arababwira ati ntibigire bahamagara Freeman, araza kumera neza. Yumvaga ari utuntu dusanzwe. Gusa umukozi umwe aravuga ati Freeman yiboneye umuntu akunda nawe aramukunda, sinibaza ko aramutse amubuze turi hano byadushimisha. Yafashe telefone ahamagara Freeman. Yahamagaye Freeman yaravuye muri operation agiye kwiyambura amaga n'imyenda yaho. Aramubwira ati kumpamagaye n'iki cyabaye? Aramubwira ati Shadia yarwaye ariko yatubujije kubikubwira atubwira ngo ari bumere neza, ariko turi kubona atameze neza, ari kuruka, umutwe uri kumurya, ari kumva afite umuriro n'iki. Avuga ati what? Avuga ati okay nta kibazo, kanze mpamagara umuganga ku kazi bamujyaneyo, nanjye ejo nibwo nzahita ndeba. Ubwo ako kanya mu gihe kitarenze amasaha nk'abiri Shadia bahise baza kumujyana kwa muganga, baramupima babanza bamugabanyiriza umuriro, bamutera n'inshinge cyangwa se bamutera umuti ugabanya kuruka. Bapimye neza basanga ari pregnant. Ambwira ati Shadia bitumeze neza. Ambwira ati sha felicitation, uratwite. Uratwite sha Shadia. Oh my god, ntabwo mwabimbwira. Yumva biramutunguye ariko nawe ntabwo byari bimubabaje. Ubwo bahise bohereza ibisubizo muganga nk'uko yababwiye ariwe Freeman. Bamwohereje ibisubizo icyo gihe yari ari gupakinga ari kugira ngo asubire mu gihugu cye. Abona ibisubizo bamwohereje n'ibyerekana yuko Shadia atwite. Ati what? Yahise ahamagara Shadia, yumva aracyari kwa muganga. Aramubwira ati ihangane humura, imiti bagiye kugutera bizarangira ejo, nanjye nzaba nahageze, nzahita nza kukureba sibyo? Ubwo yahise aza kumureba nk'ibisanzwe, araza amusoma ku gahanga. Aramubwira ati wari umeze neza? Aramubwira ati sha wumvishe amakuru ndatwite? Yaba bimbwiye, gusa wigira ikibazo tuzamwitaho kandi bizagenda neza sibyo? Icya mbere ni uko ngukunda kandi nawe unkunda, sicyo cya mbere? Yego. So ntihagire ikindi kintu witaho cyangwa se kigutesha umutwe, wowe utuze n'umwana nawe atuze ntaze kugira ikibazo sibyo? Yego. Ubwo haciyeho amezi 9 Shadia yaje kubyara, abyara umwana w'umukobwa mwiza cyane bamwita Neila. Bari bamwishimiye cyane, imiryango iraza irabashimira, abashuti be bose n'abaganga baza kubasura, bari bishimye cyane. Haciyeho umwaka, umwana wabo afite umwaka n'amezi angahe baje gukora mariage bishimanye cyane. Byari ibintu biryoshye cyane. Nibwo bahanaga amasezerano adasanzwe, bose bavuga amagambo agiye atandukanye kandi meza, uburyo bose bakundana. Shadia naragukunze cyane kandi warakoze kunyemerera ko ngukunda. Shadia nawe yaramurebye, yaramusomye, aramubwira ati nanjye ndagukunda cyane kandi ndashimira uburyo wanyitayeho mu buzima bwose, ubu nkaba meze neza, nzagukunda mpaka sinzigera nkwanga, uri umugabo mwiza.